tugiye kureba amateka ya Donald Trump, amava n'amavuko yiwe. Ese Donald Trump ni muntu ki? Donald Trump yavukiye mu gace kitwa Queens muri New York, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iwabo ari umwana wo hagati, bivuga yuko ari umwana wavutse ku nshuro yaje ari umwana wa kane. Ise umubyara bamwitaga Fred Trump, nyina umubyara bakamwita Mary Ann. Wabo baje baturutse mu gihugu cyitwa Scotland, aho yamenyekanye kugira ibikorwa by'urukundo, kujya afasha abantu cyane. Se wa Donald Trump aho yari asanzwe akize cyane bitewe nuko yajyaga gukora ibintu bijyanye na real estate, cyangwa se ibintu byo kugura amazu akayasubiza, cyangwa se kugura amazu akayavugurura akongera akayasubiza. Donald Trump yavutse asanga iwabo ari abaherwe, ariko se yari umuntu ukora cyane, aho bavuga yuko yashobora kuba yakora nk'iminsi 9 akayibyazamo iminsi 7. Bitewe no gukora cyane rero yaragiye atoza umwana wiwe Donald Trump kutazigera agira ubunebwe, aho yamutoje gukora cyane. Icyo gihe nibwo yahaye Donald Trump amuhereza akazi ko kujya atanga ibinyamakuru cyangwa se aderivaringa ibinyamakuru hirya no hino muri quartier, kugira ngo nawe ajye agira ikintu akora cyangwa se agire umumaro mu buryo kugira ngo arinde umwana wiwe kuba yaba umunebwe. Ndetse aho yagendaga atoza uburyo ki business ikora abitoza Donald Trump, ise wa Donald Trump bamwise Fred Trump. Nyuma namufataga akamujyana ku mashansiye aho yabaga arimo arubakisha kugira ngo amwereke neza uburyo ki ibintu bikorwa n'uburyo ibintu bitegurwa. Donald Trump aho ngaho niho yagiye yigira ubucuruzi, agenda nyine abikopera kuri se wa Donald Trump. Yabwiye Donald Trump yuko yagomba gukora cyane, kandi ikintu cyose akoze cyangwa se business yari yose yaba yakoze, iyo business Donald Trump akaba arenze muri iyo business, akaba nta muntu wamujya hejuru. Ariko Donald Trump ku ruhande rwiwe yari umwana wagiraga amahane, ndetse yakundaga no kwibonekeza cyane mu usanga nk'umwana akunda kwigira nyine gukora utuntu ngo bamurebe. As the president who could do the job, and there are very capable people in this country. Akunda kwigaragaza cyane cyangwa se akunda kwimurika mu mvuga z'iyi minsi, aho n'umwarimu wiwe yigeze kubikomoza aravuga ati rwose Donald Trump ni wa mwana, niba akoze akantu abagira ngo kagaragaza imbere y'utundi twose, cyangwa se niba hari ikintu ugombe nyine ukigaragaza cyerekana yuko icyo kintu yagikoze, ntabwo ari wa mwana wakunda kuba wenda yakora nk'ikintu ngo bagipfukirane ngo bikunde. Donald Trump ubwo nibwo bwana bwiwe akiri umwana muto cyane. Kugira amahane kwa Donald Trump aho bigeze kugeraho anakubita n'ingumi umwarimu, ingumi yo mu jisho, biza gutuma nyine Donald Trump banamutuma n'umubyeyi ku kigo aho yigaga, ariko ni wa mwana utari gupfa kwihanganira igihe cyose yabangamiwe. Ndetse umwarimu yakubise ni umwarimu wamwigishaga umuziki. N'ubu ngubu Donald Trump ibintu by'umuziki rwose ntago wapfa kubimubaza, ahubwo bamubaje impamvu yabikoze yavuze ko adakunda kwirirwa asubiramo ibintu we n'abantu. Wewe aravuga ati jewe ubwanjye ngira amahane, rero umuntu akwiye kugenda nyitondaho. Ise wa Donald Trump amaze kubona yuko Donald Trump nyine agira amahane, ingeso ziwe nyine zimuzanye zikora cyane, nibwo yaje gufitamo ku myaka ya 13 Donald Trump yari amaze kugira amwohereza kwiga mu kigo cya gisirikare. Noneho aho ngaho niho Donald Trump atangiye kuba Donald Trump wa nyawe, atangira uko nyine kugenda yigaragaza noneho mu buryo yashakaga. Urizi neza ibigo bya gisirikare uburyo byitoza, mbere na mbere banza kwitoza kuri discipline, abundi hasigaye ibindi byose bikagenda bikurikiraho nyuma. Aho ngaho niho Donald Trump yaje guhindukira burundu. Noneho bitewe nuko yari amaze kugera muri iki kigo cya gisirikare ariho arimo ariga, niho yatangiye kugenda yigaragariza neza cyane ko mu bigo bya gisirikare uko wigaragaza cyane ni nako bagenda bakwitaho cyane cyane ugenda uzamuka mu magarade. Donald Trump yatangiye kujya agenda atsinda mu tuntu kuba ari umwana ufite isuku nyinshi cyane, aho yararaga umwana wagiraga amasogisi asa neza cyane, cyangwa se umwana wagufisha uburiri bushashe neza mu kigo aho yigaga. Donald Trump uko amateka avuga yuko iteka ryose mu mikurire yiwe no mu mibereho yiwe yose yakundaga gushaka iteka ryose gutsinda, kuba ari uwa mbere, kumva yuko ari uwa mbere. Ari nabwo yigeze no kuvuga aravuga ati jewe umunsi umwe zaba icyamamare. Nyine ubwo yigeze kubivuga abibwira abanyeshuri bigana. Donald Trump bitewe nuko nyine akunda kwigaragaza ahantu hose ashaka kuba ari uwa mbere, cyangwa se ashaka kuba bamubonye ari bandebereho utuntu nk'uto twose. Ibyo bintu bikaba byaragarutsweho n'umwarimu we wamwigishaga baseball, aho ikipe yakinagamo iteka ryose ashaka kugira ngo abe ari we mukinnyi wa mbere, ndetse n'iteka ryose akayumva ko ikipe yiwe ariyo igomba kuba yatsinze, nta kindi kintu akagomba kumva ko yakora uko bishoboka kose kugira ngo ikipe yiwe itsinde. Donald Trump muri iryo shuri rya gisirikare nibwo yaje kurangiza iryo shuri rya gisirikare rya kadete, aho yarangije ari kapiteni muri iryo shuri rya gisirikare. Biza kurangira asubiye iwabo muri Queens, aho yagiye kugira ngo yongere akorane na papa wiwe. Donald Trump yasubiye iwabo muri Queens kugira ngo gende afatanye na se kuba bakorana business zijyanye no gucuruza amazu. Gusa ntabwo byamaze kabiri, aho Donald Trump yese yerekera muri kaminuza, ndetse iteka ryose ahoraga ashaka kugira ngo yige gukora ku bijyanye no gukora amafilime, ko yumvaga ari byo bintu ashaka cyane.
Donald Trump yashakaga kuba director w'amafilime, aho byaje no kurangira aje gukina muri filime zimwe bitewe n'uko ibyo bintu yabyiyumvagamo cyane, ariko ibyo ngibyo nabyo ntabwo byamaze kabiri, ahubwo yagiye kwiga ibijyanye na business, akwerekera inzira ya se yo gucuruza amazu. Ariko kamere yiwe ntabwo yigeze itinda, aho bari bubatse ikiraro kirekire cyane cyahuzaga Queens ndetse na Brooklyn, niho se wa Donald Trump baje kumutumira nk'umuntu wajyaga yubaka ibintu by'inyubako muri ako gace yarazwi cyane. Nawe ise wa Donald Trump atumira Donald Trump, aravuga ngo reka bajyane. Donald Trump agezeyo yabonye yuko aho yari mu bantu benshi, nta n'umuntu umwe yigeze ubasha kuba yamureba cyangwa se yareba ngo amenye ngo Donald Trump aranga cyangwa se avuga ati yenda yahageze. Iki gihe nibwo yahise avuga ati byuretse abantu bagufata uko bashaka biza kurangira ubaye imbata yabo. Nibwo yahise afata umwanzuro atangira gukora uko ashoboye kose ngo agire ngo yigaragaze, buri wese ajya amenye neza ko Donald Trump yageze ahantu tiriwe Donald Trump abivuga. Donald Trump yarakoze, amaze gukora biza kugeraho agura ihoteli yari ishaje, ayigura miliyoni 118, biza kurangira agiye ayihindura uburyo ki iteye byose, arangije ayita Trump Tower. Iyo hoteli niyo nyubako ya mbere itangaje abantu ndetse inagaragaza Donald Trump nk'aho ari igihangange gikomeye cyane. Iyo nzu yaragiye irakundwa cyane bitewe n'uko yari yubatse neza ndetse na design zayo, ndetse n'abantu benshi batangira kugenda nyine bahereza icyubahiro gikomeye cyane Donald Trump nubwo bayikundaga, ariko niyo nzu na Donald Trump bwiwe yakunze cyane biteye ubwoba. Iyo nyubako iteranijeho ndetse na kamere ya Donald Trump yo gukunda kwigaragaza no kwimurika cyane byaragiye mugira icyamamare gikomeye cyane, aho wowe ubwiwe yakunda kwigaragaza nyine iteka ryose, ndetse n'inzu yiwe ikaba yari yaranditse amateka muri icyo gihe. Uko niko Donald Trump yatangiye kugenda agarukwaho cyane n'ibinyamakuru hirya no hino ku isi. Ko Donald Trump yaratangiye kugenda akorera amafaranga menshi hirya no hino ku isi, ndetse amafaranga menshi akajya ashaka no kuyanyereza, akajya yanyereza akoresheje za kasino ziwe ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ndetse Donald Trump akaba arashaka yuko avugwa cyane mu itangazamakuru, nibyo byagiye musunikira kuba noneho azana ya kamere yiwe agenda yifashisha nk'intwaro. Yagiye yandika amateka kuba ari umukire, ari umwana w'umukire, ariko buri mwaka akaba atereta umugore utandukanye. Iteka ryose akunda kuba azengurutswe n'abakobwa beza b'ikimero, ndetse akaba akunda kuba yibereye kumwe n'abandi bantu n'abandi bagabo bakire hirya no hino nyine bagafasha muri iyo minsi. Donald Trump yari n'umuhanga cyane mu kugenda yiyoberanya ndetse no kugenda ashaka uburyo ki yakwirakwiza ibihuha, aho yagiye anahindura n'amazina yiwe, akagenda yahindura yita n'amazina. Nk'urugero harimo amazina yitwa John Miller, John Baron, yose ni amazina yajyaga yiyita mu buryo kugira ngo akunde afate ibinyamakuru bijye bihora bimuvugaho iteka ryose, bihora bimwibazaho. Donald Trump yakoraga ibishoboka byose ngo akunde ibinyamakuru bimugarukeho iteka ryose. Donald Trump yahereye ubwo ngubwo ashaka uburyo ki abantu bose bamenye yuko afite amafaranga, akaba nubwo ayo mafaranga yabaga ntayo ari kuba afite, aho yatangiye kugenda akora utuntu tumwe n'utundi kugira ngo agende agarukwaho mu binyamakuru hirya no hino ku isi, aho wajya kubona ukumva yenda ngo yatandukanye n'umugore, yakuba yatandukanye n'umugore ugatuma ngo yateretanye n'undi mugore. Ibyo ngibyo bikarangira noneho Trump agagerageza gukora ko ashoboye kose kugira ngo ibinyamakuru bijye bihora bimugarukaho, ndetse mu myaka 15 yaje kwandika amateka. Ku myaka 15 bamugarutseho inshuro zigera mu 150, bagenda bamuvugaho nyine, bagenda bamuvugaho ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Donald Trump ibyo ngibyo nibyo yashakaga, kandi Donald Trump none iteka ryose ibyo yose yabikoraga ari ku mubare, aho yavugaga ati yapangaga avuga ati ngomba gukora icyo gishoboka cyose kugira ngo nkunde mvugwe. Ibyo ngibyo byagiye birazamuka biza gutuma Tony yamaze kwandika mu binyamakuru. Donald Trump atangira kujya asohoka ku bintu bigiye bitandukanye, aho yagiye yasohotseho ku binyamakuru ugasanga nk'ugiye nk'ikinyamakuru ngo Trump News, ari ikinyamakuru nyine bakitiriye Trump, nka hoteli ugasanga bayitise Trump Hotel. Amazi ugasanga nk'uruganda rucuruza amazi rukagenda ukagura izina rye rukavuga yuko bagiye gukorana, ubundi bakandikaho ngo Trump Water. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byose bakagenda bamwandikaho amazina hirya no hino ku isi. Ndetse muri icyo gihe bitewe ko nta makuru yabagaho, nta makuru yabaga nyine acaracara hirya no hino, Trump yakoreshaga izina rye ryo kuba yaramenyekanye, bikarangira agiye kwiyandikisha nko ku rugero niba ari nko ku mazi, ari icupa ry'amazi bakumva ko amazi ari aya Donald Trump, bigata birangira ayo mazi yamamaye cyane, ndetse ageze na kure ko yari afite izina rikomeye cyane mu binyamakuru. Ibyo ngibyo byarabaye. Donald Trump ntibyagarukiye aho ngaho icyo gihe kuko nta makuru yabagaho, jye bumva ngo ni
amazi ni uruganda rukora amazi rwanditseho Trump, bahitaga bumva ko icyo gihe urwo ruganda ari urwa Donald Trump, kuko ntabwo abantu bari bamenya neza yuko umuntu ashobora kugenda agafata izina akarijyana ku ruganda bakamwitirira icyo kintu, ariko mu by'ukuri ari izina ry'iwe yagurishije. Ibyo ngibyo byose bituma Donald Trump bafata nk'umukire cyane, bamutangira kumugereranyiriza amafaranga ataratunze, aho yaje gusohoka muri Forbes bavuga yuko Donald Trump yujuje miliyari. Mu by'ukuri Donald Trump urebye mu mitungo yiwe yarahagaze muri miliyoni 500 na ibyo byagiye birakomeza ko Donald Trump yamaze kubona neza ko yari we umuvuno, mu gihe nta n'undi muntu yawugiraga uwo muvuno. Iyo byose Donald Trump ko yabikoraga azengurutswe n'abakobwa, ashagawe n'abakobwa benshi, aho yigeze gufata abakobwa benshi baturutse muri Philippines no mu bindi bihugu, aragenda bose arabegeranya, nyine aravuga nyine ngo bariya ngo nabanjye bose abakobwa benshi cyane, avuga ngo nyine igihe bakoze nk'ahari ifamu. Ndetse ibyo ngibyo byaje no guteza n'ikibazo gikomeye cyane, aho batangiye kuvuga ngo bavuga ngo Donald Trump gashobora ngo kuba ngagira irondaruhu rikomeye, ndetse no mu myaka yashize ya kera cyane ise wa Donald Trump bigeze kuba bamushinza ibintu bijyanye n'irondaruhu, biza kurangira urubanza rubaye imyaka irenga 8 yose bagenda baburana bagaragaza neza ko badakora irondaruhu, bitewe ko ise wa Donald Trump iyo yubaka inzu ugasanga zikodesha abazungu gusa, abirabura ntajyaga zibakodesha, cyangwa se no kunyina kwaga ibintu byari estate. Ibyo ngibyo rero byose bizamura umwuka mubi kuri Donald Trump, bavuga yuko Donald Trump ashobora kuba afite irondaruhu muri we. Icyo gihe ariko ibyo ngibyo n'undi byasize Donald Trump arimo avugwa cyane hirya no hino mu binyamakuru, bitewe nuko yaragomeje kugenda yigaragaza hirya no hino, nibwo byaje kurangira Donald Trump ahisemo kujya kwiyamamariza umwanya wa perezida, ndetse yagomeje kugenda ashyiramo imbaraga cyane, agomeza kugenda yigaragaza cyane, bityo biza kurangira Donald Trump atsinda amatora. Aho ngaho ibintu bigenda neza cyane, ariko bitamaze kabiri yaje kurangira atsinzwe amatora bitewe nuko yakundaga nyine kugira ngo akunde avugwe yigaragaze, ndetse n'aba muntu umwe ukunda kugira akantu k'amahane, byaje kurangira atangiye kuvuga uburyo ki system ya Amerika ikora nabi, uburyo ki ibintu byose nyine bamwibye, uburyo batigeze bamubanira neza, ndetse ibyinshi muri mwese mugiye mubizi. Amagambo agiye avuga nyuma yuko atsinzwe, biza kurangira nyuma Donald Trump abantu bari bamushyigikiye baragenda birara imihanda barigaragambya, ibintu nyine bibyara akavuyo gakomeye cyane. Bigenze bityo Donald Trump biza kurangira yongeye yiyamamaje yongera gutsindira indi manda, bitewe nuko abantu bari barakaye kuri manda ya mbere, biza gutuma nyine abantu bamwizera nyine n'abamwizeriragamo, biza gutuma noneho yongera birakwirakwira, arongera aratorwa none manda yindi. Yaje gutsindira umwanya wo kuba perezida kuri manda ya kabiri, ariko wibuke ko ari nayo manda yiwe ya nyuma. Ubu ngo abantu bagahita bibaza ati ese niyaramuka manda yirangiye bizagenda bite? Abenshi bizera yuko n'ubundi Donald Trump afite tekinike akoresha yo gutuma ibintu byose akunda kumugarukaho iteka ryose. Bakavuga yuko n'undi byanze bikunze Donald Trump yakagenda, n'ubundi byanze bikunze azagomeza agasigara avuga mu binyamakuru hirya no hino ku isi, ndetse murabizi neza yuko akunda no kugira amagambo akarishye cyane, aho ashobora kuba yatuka, cyangwa se niba ari ukuri kwinshi avuga nk'umuntu uko ibintu biri, nta bintu byo kunyura ku ruhande, nta bintu byo kubaha. Iyo cyo bakimuziho cyane, kandi n'akantu ko kugira amahane kuri we karahari cyane. Ibyo ngibyo byose bikaba bivuga yuko Donald Trump ashobora kuzasiga igihugu kimeze nk'aho cyatandukanye. Saba ndabashimiye, nahangarukirije. Ibuke gukora subscribe, ni ingenzi cyane hano kuri channel yacu ya Hardcore News. Sawa bye bye.